Ndabasuje bene data mudukurikiye muri uyu mwanya, ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe. Nejejwe no kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, kandi twungukiramo byinshi Imana igenda itwigisha ituganiriza kugira ngo tubashe kugenda urugendo rwa gikristo kandi tubashe kurwana intambara nziza yo kwizera. Twize amagambo akomeye mu minsi tumaze. Turi kwiga Abaheburayo mu gice cyaho cya 11, twiga ingingo ivuga kwizera. Twarebye kwizera icyari cyo, twarebye abari bafite kwizera ndetse nibo tugikomeje kureba, cyangwa se abo twakwita intwari zo kwizera, abantu bakoze ibintu bikomeye cyane ndetse cyane babikoreshejwe no kwizera, ku buryo iyo witegereje ibintu bakoze uburyo byari bimeze ushobora gutekereza ko batari abantu nkatwe, ariko ibyanditswe biduhamiriza neza ko bari abantu nkatwe. Niyo mpamvu tugenda twiga ibi bintu, tukiga ingingo ku ngingo kugira ngo twumve natwe urugero Imana yifuza ko tugeraho. Bivuze ngo irifuza ko tugira kwizera, kandi umuntu wese ufite kwizera, ariko kwizera nyakuri, ariko kwizera gukiza nk'uko tugenda tubyiga, uko kwizera kubasha kumukoresha ibintu bikomeye. Bivuze ngo kwizera kubyara imbuto. Izo mbuto rero nizo tugenda tubona zagiye zigaragara ku bantu batandukanye. Mu Baheburayo igice cya 11, Abaheburayo 11, tugiye kuhareba amagambo nanone avuga ibyo kwizera. Turahera ku murongo wa 22. Uyu munsi tugiye kwiga amagambo avuga ngo kwizera n'amagufwa ya Yosefu. Kwizera n'amagufwa ya Yosefu. Reka dusenga Imana. Urakoze Data mwiza, uhabwe icyubahiro, uduhaye amahirwe akomeye yo kwiga ijambo ryawe. Turifuza kubana natwe kuko ubwenge bwacu ari bugufi cyane butabasha gushyikira ibyawe. Turifuza kuza hafi yacu ndetse ukaba muri twe kugira ngo dusobanurire ijambo ryawe kandi utugeze ku ntambwe wifuza ko tugeraho. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Kwizera n'amagufwa ya Yosefu. Abaheburayo 11 umurongo waho wa 22 haranditswe ngo kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisiraheli, agategeka iby'amagufwa ye. Iki kintu tucyumve neza. Ndagira ngo niba mwibuka ibintu twize ubushize, twabonye ibijyanye na Yakobo igihe yatangaga umugisha akawuha abana ba Yosefu, uburyo yabafashe akabita abana be bwite kubw'isezerano. Ni isezerano yagiranye na Yosefu, hanyuma abo bana ababara nk'abana be bwite kugira ngo mu murage bazahabwa bazaragwe nk'abana ba Yakobo, nk'uko Rubeni cyangwa se Simiyoni n'abandi bana bose Yakobo yabyaye bamuturutseho nyirizina, nk'uko nabo bagombaga kuragwa. Ni nako abana ba Yosefu babiri bahawe umugisha kugira ngo nabo bazaragwe muri ubwo buryo. Twabonye nanone itegeko Yakobo yahaye Yosefu igihe yendaga gupfa. Yaramubwiye ati, nimpfa ntimuzahangare na rimwe, ntimuzahangare kunshyingura ino muri Egiputa, ahubwo muzamfate munjyane iwacu munshyingure aho ba sogokuruza bashyinguye. Bivuze ngo Yakobo yakoze icyo kintu atari uko kuba umuntu bamushyingura ahantu runaka, kuba batagushyinguye muri Egiputa bakagushyingura i Kanani, ntago ari uko ubwabyo intumbi yari kugira ikibazo kubera ko ishyinguye muri Egiputa, kuko n'ubundi abapfuye ntacyo bamera. Nta nubwo gushyingurwa muri Egiputa ubwabyo ari uko hari icyo byari guhindura kuri gahunda yo kubona ubugingo buhoraho cyangwa se kurimbuka. Oya, kuko umuntu yapfuye biba birangiye. Ahubwo Yakobo yategetse icyo kintu, hari ikindi kintu yifuza kwibutsa Abisiraheli, cyangwa se hari icyo yifuza kwibutsa abana be. Kandi icyo kintu twarakibonye, nanone tugiye kukireba mu magambo ya Yosefu nawe mu itegeko yatanze igihe yendaga gupfa. Bivuze ngo Yosefu hari ibintu yari yarize kandi bimugumamo, ndetse ibyo bintu arabyizera, bituma nawe atanga itegeko igihe yendaga gupfa. Ndagira ngo twibuke Yosefu ngo ni muntu ki? Ni umwana wa Yakobo yabyaye ku mugore yakundaga witwa Rasheli. Ubwo yamubyayeho abana babiri, umwe ni Yosefu undi ni Benjamini.
hanyuma Yosefu ni wa mwana wakunzwe cyane na se aramutonesha cyane, igihe ndetse uwa kabiri yari ataravuka kuri Rasheli. Mwibuke ko Yosefu, ubwo iyo usomye muri Bibiliya uburyo yabayeho mu itangiriro igice cyaho cya 37, tubona Yosefu uburyo yatoneshejwe ndetse bikagaragara ko arutishijwe abandi bana. Mwibuke ko Yosefu yari umwana wumvira kandi wubaha, yajyaga azana none akabwira se amakuru y'ibibi bene se bakora iyo bagiye kuragira. Ikindi, Yosefu yumviraga kurenza bene se, bituma se amuha ikanzu yari itandukanye n'indi myambaro abandi bari bafite. Bivuze ngo yamuhaye ikanzu y'igikundiro ku buryo ubwayo kuyireba bene se barayirebaga, bigatuma bagirira Yosefu murumuna wabo ishyari. Urwango rero bangaga Yosefu rwagiye rukura cyane bitewe n'uburyo yagiye atoneshwa, bitewe n'ikanzu yahawe, kandi bitewe n'uko Yosefu yajyaga agenda akavuga amafuti bene se bajya bakora. Buriya abantu b'Imana, abantu bafite imico itandukanye n'iya gipagani, abandi bantu badashaka kugendera mu bintu by'Imana barabanga. Ariko turaza cyane nanone kureba uburyo Yosefu ari icyitegererezo cya Yesu Kristo, kandi nanone ni ishusho y'abantu nanone batuwemo na Yesu Kristo, kandi nabo ubwabo bakaba bari muri Yesu Kristo. Ubwo kuko abantu Kristo atuyemo nabo bakaba bari muri we, mwibuke amagambo ari mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 2 handitswe ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Bivuze ngo umuntu uri muri Kristo Yesu, ubwo birashoboka kuba muri Kristo. Mbese bishoboka ko nawe aba muri wowe? Yego. Niba bari muri we ntateka bazacirwaho. Nanone Paulo yanditse andi magambo mu Bagalatiya igice cyaho cya 2 ku murongo wa 20 aravuga ati nabambanwe na Kristo, ariko sinjyuriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Ubwo Kristo muri Paulo. Bityo ibyo nkora byose bikoreshwa no kwizera uwankunze akanyitangira. Bivuze ngo umuntu utuye muri Kristo ndetse na Kristo akaba ari muri we, bwa mbere ntazacirwaho iteka. Kabiri, uwo muntu nanone akora nk'ibyo Kristo yakora, kandi si we ubikora, ahubwo kuko Kristo atuye muri we araza agakorera imirimo ye muri uwo muntu, bityo ababonye uwo muntu bakaba babonye Kristo. Bivuze ngo uko Yosefu yari ameze bwa mbere yagaragaje Yesu Kristo ari mu isi. Bivuze ngo nanone n'abantu bose Kristo atuyemo bashobora kugaragaza imibereho imeze nk'iyo Yosefu yarabayeho. Ndagira ngo twumve neza iki kintu. Yosefu hari ikintu bamwangiye ko afite ikanzu itandukanye n'iyabo, kandi iyo kanzu yayihawe kuko nyine yari umwana w'imico myiza kandi wubaha. Bivuze ngo nanone abantu bubaha Uwiteka, abantu bagendera mu nzira z'Imana, cyangwa se abantu bizeye Yesu Kristo akababashisha kugendera muri izo nzira, baba barambitswe ikanzu yo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Kuko nk'uko Yosefu yari yambaye iyo kanzu, ni nako na Yesu ubwe ari mu isi yabashije gukiranuka birakunda. Reka yenda turebe amagambo ari muri Yesaya igice cyaho, Yesaya igice cya 61 umurongo wa 10, kugira ngo turebe iyi kanzu. Nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza akamfubika umwitero wo gukiranuka. Nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Bivuze ngo iyi kanzu, ikanzu nziza cyane, ikanzu yera, ishushanya gukiranuka. Kuko Yosefu yayambitswe bitewe n'uburyo yumvira cyane, akunzwe. Bivuze ngo na Yesu Kristo ari mu isi yarakiranutse birakunda, kandi tubonye ko gukiranuka kugiranwa n'iki? N'ikanzu. Mwibuke kandi ko ikanzu ye ajya gupfa abantu barayifindiye kugira ngo barebe uyitsindira, kandi buri muntu wese muri ubwo buryo abasha gutsindira ikanzu ya Kristo binyuze mu kwizera. Ikanzu itari ifite uruteranyirizo, ahubwo yari ikanzu uhereye hasi kugera hejuru, yari ikanzu imwe, atari ibintu bigiye biteranyije. Bivuze ngo natwe dukeneye gukiranuka kwa Kristo, ariko
nk'uko Yosefu yangwaga kubera iyo kanzu, umuntu wese ufite gukiranuka kwa Kristo nawe arangwa. Nanone nk'uko na Kristo abo mu isi bamwanze bitewe no gukiranuka yari afite, cyangwa se bitewe n'uko yitonderaga ijambo ryose ry'Imana, yitonderaga amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mwibuke yanabivuze mu magambo muri Matayo igice cya 4, aravuga ngo ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ikindi kintu bangiraga Yosefu, yajyaga avuga ibibi bakora, bivuze ngo nta na rimwe yajyaga ashimira abantu ibibi byabo, ahubwo yari umuntu ugaragaza ko atagendera mu nzira z'ibibi. Ni nako na Yesu byari bimeze, bitewe n'uko yajyaga cyaha abantu, abacyahira imirimo mibi bakora, bakabona ntabwo ahwanye nabo, ibyo bintu nanone barabimwangiraga. Icya gatatu abantu bangiraga Yosefu nuko ngo yakundaga kurota, hanyuma akaza ababwira ngo narose umuba wanjye uhagaze wemye, iyanyu iranyunamira, ngo narose izuba, ukwezi n'inyenyeri byikubita imbere yanjye. Bakavuga ngo ni gute watangira kuvuga ko tuzi ubarara imbere yawe? Mwibuke kandi ko ibyo byaje gusohora igihe bamusangaga muri Egiputa, n'ubundi bamwikubise imbere, basanze ari umuyobozi ubwo yari abakuriye. Nanone mwibuke ko Yesu Kristo abantu bajyaga bamwanga bari mu isi, bakavuga ngo ajya yigereranya akiyita Imana. Bakavuga bati uyu yiyise umwana w'Imana, uyu yiyise Imana, uyu ababarira ibyaha. Ninde ubasha kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Bakavuga ngo Yesu arigereranya, bigatuma n'ibyo babimwangira. Kuko mwibuke bajyaga bareba ibintu byose akora, bakavuga ngo ibyo byo nta kibazo, ariko kuko wiyise Imana, kuko wiyise umwana w'Imana, ibyo byo nta muntu n'umwe ubasha kubyihanganira. Uko rero Yosefu yagiye yangwa ari mu isi, ni nako Yesu nawe yanzwe igihe yari hehe? Igihe yari ku isi. Ndagira ngo yenda mbere yuko tuza kugera kuri kiriya kintu nababwiye twasomye mu Baheburayo kijyanye n'amagufwa ya Mose, tubanze turebe neza iki cyitegererezo cya Yosefu, uburyo ashushanya Yesu Kristo. Nanone Abakurambere n'Abahanuzi page 157 haranditswe ngo imibereho ya Yosefu ni ikigereranyo cy'imibereho ya Kristo. Ishyari niryo ryatumye bene se wa Yosefu bamugurisha ngo ajye kuba umucakara. Bizeraga ko bagiye kumukoma imbere kugira ngo atazabarusha gukomera, kandi ubwo yajyanwaga mu Misiri bibeshye ko batazongera guhagarikwa umutima n'inzozi ze, ko bakuyeho ibyatumaga zisohora byose. Ariko imigambi yabihindurwa n'Imana kugira ngo isohoze ibyo bashakaga kubuza gusohozwa. Ni nako abatambyi n'abakuru bagiriye Kristo ishyari, batinya ko yakwireherezaho abantu, bigatuma batabakurikira. Bamwishe bagira ngo bamubuze kuba umwami, ariko kandi bagize batyo nibwo batumye ibyo bibaho. Iki kintu ndagira ngo mucyumve neza. Yesu ari mu isi yagiriwe ishyari. Mwibuke ko na Yosefu bene se bamugiriye ishyari, baramugurisha. None tubonye ko na Yesu nawe abo mu muryango wabo, uhereye no kuri bene se, ntabwo bamukundaga, ntabwo bamwemeraga, ahubwo baramurwanyaga. Ndetse n'Abayuda bose, mwibuke ko yavukiye mu Bayuda, ariko Abayuda bose ntabwo bamukundaga, baramurwanyaga. Yosefu mu kumwanga baramugurisha kugira ngo atazabaruta. Na Yesu nawe Abayuda baramwanga, abatambyi baramwanga, nabo bari Abayuda n'Abafarisayo, baramugurisha. Yosefu abatambyi baramwanga, Abayuda baramwanga, hanyuma intumwa ye yitwa Yuda iramugurisha. Bivuze ngo agurishijwe n'umwe mu bamukurikiye, nk'uko na Yosefu yagurishijwe na bene se abo bavukana. Ndagira ngo mwumve iki kintu. Bagurishije Yosefu bagira ngo inzozi ze zitazasohora, kuko zerekezaga ku buryo azakomera, ariko ibyo bintu ntabwo byigeze bigerwaho. Ahubwo mu bintu bakoze byarangiye, ahubwo ibyo Imana ibikoreyemo birangira Yosefu abaye umuntu ukomeye cyane, bya bindi byose birangira bisohoye. Uko ni nako
Yesu yagurishijwe, ariko n'ubundi bikarangira yimitse ingoma ku musaraba. Yari yimitse ingoma y'ubuntu, kandi abagombaga kwakira cyangwa se bakemera Yesu Kristo akaba umwami wabo, nibo bagombaga n'ubundi kuzima, ndetse n'uyu munsi nibo bagomba kuzima ingoma y'ikuzo, ingoma y'ubwiza. Bivuze ngo nubwo yagurishijwe byarangiye, ahubwo umugambi w'icyamuzanye ugezweho, nubwo ababikoze batazabura kubona ishyano. 157 turakomeje, haranditswe ngo ku gika cya 4, binyuze mu buretwa mu gihugu cya Misiri, Yosefu yabaye umucunguzi w'umuryango wa se. Nyamara ibyo ntibyabagabanirije icyaha. Ni nako Kristo yabambwe n'abanzi be, bigatuma aba umucunguzi w'abantu, umukiza w'abacumuye, n'umutware w'isi yose. Ariko icyaha cy'abamwishe cyari icyaha gikabije cyane, nk'aho ukuboko kw'Imana kugira neza kutari kwayoboye ibyabayeho, kugira ngo ikuzo ryayo no kugira neza kw'abantu bigaragaze. Ndagira ngo mwumve neza iki kintu. Nk'uko Yosefu abantu bamugurishije, abantu bashatse kumugirira nabi, mwibuke ko bari bashatse no kumwica mbere, nubwo Imana ibyo bintu yabikoreyemo bikarangira habonetse gutabarwa kw'Abisiraheli, ntabwo Imana yigeze yirengagiza icyo cyaha bari bakoze. Icyakora kukibabarirwa kwabo byanyuze mu kwihana. Bivuze ngo n'abantu bagurishije Yesu ntabwo Imana yashoboraga kubyirengagiza, kereka gusa binyuze mu kwihana. Niyo mpamvu abanze kwihana bose ibyo bakoze, bamugirira nabi, bamushinyagurira, ntabwo ibyo bintu bishobora kwirengagizwa, ahubwo bazasogongera ingaruka z'ibyo bakoze. Mwumve hepfo yawo. Nk'uko Yosefu yagurishijwe na bene se, akagurwa n'abapagani, ni nako na Kristo yagambaniwe n'umwe mu bigishwa be, agahanwa mu maboko y'abanzi be gica. Yosefu yarezwe ibinyoma, maze bamuroha muri gereza kubera imigenzereze ye myiza. Kristo nawe yarahinyuwe, arangwa kubera gukiranuka n'imibereho yitanga yagiriraga icyaha. Kandi nubwo nta kibi yari yarakoze, bamuciriye urubanza bakurikije ubuhamya bw'ibinyoma. Kandi kwihangana no gucisha make bya Yosefu, ahemukirwa kandi akandamizwa, kuba yari yiteguye kubabarira no gufasha bene se bari bamerewe nabi, byerekana uko umukiza yihanganiye uburyarya n'ibitutsi by'inkozi z'ibibi atuje, no kubabarira atari abo bagome gusa, ahubwo n'abamusanze bose bihana ibyaha byabo kandi bashaka kubabarirwa. Bivuze ngo nk'uko Yosefu yihanganiye bene se ku byo bari bamukoreye akabababarira, ni nako Yesu byagenze. Mwibuka ajya gupfa yarasenze ati, data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Kandi abamusanze bose bihana, Yesu yarabababariye. Murumva ko imibereho yaranze Yosefu nanone ihwanye n'imibereho Yesu yakuriyemo. Paje 158. Nyuma y'urupfu rwa se, Yosefu yabayeho indi myaka 54. Yabonye ubuvivi bukomoka kuri Efurayimu, kandi abarera nk'abe bana ba Makiri mwene Manase. Yabonye kugwira no gutunganirwa k'ubwoko bwe, kandi imyaka yose yahise kwizera kwe ko Imana izasubiza Isirayeli mu gihugu cy'isezerano ntikwigeze kujegajega. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bwa mbere mwumve neza ikintu tumaze kubona ko Yosefu ari icyitegererezo cyande cya Yesu Kristo. Bivuze ngo ibintu byagiye biranga imibereho ya Yosefu, yaba uburyo yari ateye, uburyo yakoraga, icyo bamwangiraga, ikanzu yari afite, kugurishwa, akagurishwa mu bapagani nk'uko na Yesu yagurishijwe kugira ngo yicwe, bikarangira Abaroma n'ubundi bagiye kumubamba. Ubuhamya Yosefu yatangiwe bw'ibinyoma bamubeshyera, igihe muka Potifaro yashakaga kumusambanya, byarangira yanze akamubeshyera. Ni nako na Yesu nawe yashinjwe ibinyoma, birangira bamubambye. Bivuze ngo iyo mibereho yose Yosefu yagiye akuriramo nanone itugaragariza Yesu Kristo umwami wacu. Ibyo bintu kandi ni nako umuntu wese wakurikiye Yesu Kristo nawe mu mibereho ye hakwiriye kwigaragarizamo Kristo, hakwiriye kugaragara imibereho ya Kristo. Ntabwo bisobanuye ko ugomba kugenda ukumva ko bazaza bakakugurisha. Hari igihe abantu bagira ngo ubwo uko byagenze bizagenda gutyo fotokopi, ugatekereza ko ubwo bazaza nawe bakakugurisha bakakwanga.
nta kanzu y'ibigaragara bazakwambika igaragaza gukiranuka, ahubwo ukeneye nyine gukiranuka kwa Kristo atari imyenda igaragara inyuma. Ntabwo bazakugurisha kugira ngo bigaragare ko nawe umeze nka Yesu, ngo hanyuma ubababarire ngo uvuge ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Ahubwo uhereye ubu mu mibereho ubayeho, niba warakiriye Kristo, imibereho ye y'uburyo ari umugwaneza, woroheje mu mutima, umunyambabazi, umuntu utajya urakara, umuntu utajya ushyigikira ibibi, umuntu utuje, umuntu ukunda ijambo ry'Imana cyane, uko Yesu yakundaga gutungwa n'amagambo yose avuye mu kanwa k'Imana, ni nako nawe bikwiriye kugenda. Mwibuke ikintu Yesu yavuze, ntabwo ibi kuba yaratungwaga n'ayo magambo bivuze ko Yesu ubwo atari Imana. Yesu ni Imana, ariko mwibuke ari mu isi yarambaye akamero k'umuntu, ameze nk'umugaragu w'imbata, yambaye umubiri wacu, ageragezwa mu buryo bwose. Bivuze ngo ikintu yanesheshaga cyose ni amagambo ava mu kanwa k'Imana, ni ijambo yavugaga rivuga ngo handitswe ngo ntukagire gutya na gutya, ahubwo yayoborwaga n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Ndumva iki cyumvikana neza. Noneho twasomye amagambo mu Baheburayo, reka nyasubiremo. Kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kwa Abisiraheli, agategeka iby'amagufwa ye. Mwumve neza iki kintu. Yosefu yategetse iby'amagufwa ye igihe yibukaga ko, cyangwa se igihe yari amaze kubona ko ari hafi gupfa. Niki yabwiye aba bantu? Ndagira ngo reka tugisome yenda mu Itangiriro igice cyaho cya 50 kugira ngo twumve icyo yababwiye, hanyuma turebe n'impamvu Yosefu yavuze iki kintu. Itangiriro igice cyaho cya 50 ni igice cya nyuma gisoza iki gitabo. Umurongo wa 25 haranditswe ngo Yosefu arahiza abana ba Isiraheli Imana, arahiza abana ba Isiraheli ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye mu yakorino. Nuko Yosefu apfa aramye imyaka 110, baramwosa bamushyira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Ikintu mbese muracyumvise? Yosefu amaze gupfa nk'uko yari yarabitegetse, bamushyize mu isanduku, amagufwa ye ntibayashyingura, bayashyira mu isanduku bagombaga kuzayashyinguramo, ariko noneho ntibayashyingura muri Egiputa. Kuva 13 umurongo wa 19 haranditswe ngo Mose ajyana amagufwa ya Yosefu kuko yararahije Abisiraheli indahiro ikomeye ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye nimuva ino. Murumva ikintu? Bivuze ngo ikintu Yosefu yababwiye baracyitondeye cyane. Ni ukubera iki yababwiye ibi bintu? Abakurambere n'abahanuzi page 158, ngo ni Yosefu tukireba, abonye ko iherezo rye ryegereje, abimenyesha ubwoko bwe kuko yari yarubashywe ari mu gihugu cya Misiri, aho hari mu buhungiro. Umurimo yakoze uheruka wari ukumenyekanisha ko yari Umwisiraheli. Amagambo yaheruka yaraya, Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yosefu yaguye mu Misiri amaze imyaka 110. Umurambo we barawosa bawushyira mu isanduku mu binyejana by'umuruho byakurikiyeho. Iyo sanduku yahamirizaga Abisiraheli ko ari abasuhuke mu Misiri, kandi bagasabwa guhoza ibyiringiro byabo ku gihugu cy'isezerano, kuko nta kabuza igihe cyo kugobokwa cyari kuzagera. Ubwo bavaga mu Misiri, Abisiraheli bajyanye amagufwa ya Yosefu, yari umurage w'agaciro kenshi kuri bo. Yari yarategereje igihe kirekire cyane gusohora ku isezerano ry'Imana, kandi mu gihe cy'imyaka y'uburetwa barimo, aya magufwa yajyaga yibutsa Abisiraheli gucungurwa basezeranijwe. Mbese murumva neza iki kintu? Murumva neza iki kintu? Kiri mu cyumve neza. Amagufwa ya Yosefu nta kindi yari asobanuye kirenze icyo tubonye aha ngaha.
mwibuke ikintu twabonye igihe Yakobo yendaga gupfa abwira Yosefu ngo ntibazamushyingure muri Egiputa, bazamujyana i Kanani, nko kubibutsa ko aho ngaho atari iwabo, nko kubibutsa ko bari hafi gucungurwa, nko kubibutsa ko ibyiringiro yahoranye kuva kera, kwizera yari afite igihe yizeraga ko bazatura i Kanani nk'uko Imana yabivuze, akigufite n'uwo mwanya agiye gupfa. Ndagira ngo mwumve ko iki kintu ari nacyo Yosefu yazirikanaga nawe ubwe igihe yendaga gupfa. Noneho we yavuze ikintu gikomeye cyane. Muzirikane iki kintu, abantu benshi noneho bari bahari muri iki gihe, abenshi bari baragiye bapfa kuko Yosefu yari mu bana batoya, abenshi bari baragiye bapfa, abariho ari abagiye bavukira aho ngaho n'abandi bagiye bavuka ariko bavutse mbere ya bari abana 12. Yakobo nawe yarapfuye, n'abandi bana bagiye bapfa, abari bahari n'abagiye bavuka nyuma, kuko na Yosefu murabona ko ari mu bana ba nyuma. Ubwo abenshi bari bahari n'abari baragiye bavuka mu bihe bya nyuma, cyangwa se abandi baravukiye muri Egiputa. Ariko Yosefu kugira ngo abatere kuzirikana neza iri sezerano uburyo ari ukuri, kugira ngo barebe ko ibintu ababwiye abihagazeho, yarabarahije nk'uko nawe se yamurahije. Arababwira ngo mumbwire, munsezeranye ko amagufwa yanjye mutazigera muyashyingura muri Egiputa, ahubwo muzayafata mukayajyana mukazashyingura mu gihugu cy'isezerano. Kandi amaze gupfa barabikoze, barayosa bayashyira mu isanduku. Igihe bahagurukaga munsi icyo kintu nawe yarakizirikanye, bafata ya sanduku bayitangirana urugendo. Iki kintu cyabibutsaga iki? Cyabibutsaga iki? Abaheburayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 13, abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga bikiri kure cyane, bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Imana ihabwa icyubahiro. Abo bose bapfuye, ubwo na Yosefu nuko yari ameze, bakizera ibyasezeranijwe, kandi icyo bakoraga n'amagambo bavugaga n'amasezerano turi kubona batangaga, yose rwari urwibutso rwo kwerekana ko mu isi ari abashyitsi n'abimukira, kwari ukwerekana ko muri Egiputa atari iwabo. Bivuze ngo nta kindi kintu cyaba kiri mu kugendana amagufwa ya Yosefu, kuko ubwayo kuyagendana n'ubundi yashyinguye muri Egiputa ntabwo byaba bivuze ko Yosefu azarimbuka kubera ko bayashyinguye aho ngaho. Bivuze ngo ntabwo yashakaga kubereka ko hari akandi gaciro k'ikirenga umurambo uwufite, ku buryo ugomba gukorerwa ibintu by'ikirenga cyane, ku buryo hari icyo byawufasha mu kuba uwo muntu wapfuye yabona ubugingo cyangwa se akarimbuka. Oya, ahubwo ibyo bintu byakorwaga uko kubashyizeho iryo tegeko ryo kuzamujyana bakamushyingura iwabo i Kanani, rwari urwibutso, kwari ukugira ngo bitere abo bantu bazaba bakiriho kuzirikana ko nabaho hantu bari atari iwabo. Bivuze ngo igihe cyose bajyaga kwibagirwa, bakajya gutekereza ikindi kintu kinyuranye n'icyo, bakajya kwishyiramo ko muri Egiputa ahari bagezeyo, igihe bakubitaga amaso ku magufwa ya Yosefu akiri aho ngaho, bibukaga ko aho hantu atari iwabo. Bivuze ngo umuntu wese wayakubitaga amaso akayareba yaravugaga ati, cyangwa se agatekereza ati, hariho itegeko rivuga ngo aya magufwa agomba kuzashyingurwa i Kanani, none aracyari muri Egiputa. Bivuze ngo tugomba gutaha aya magufwa kuko agomba kuzashyingurwa i Kanani, tugomba kuzagerayo tukajya kuyashyingura. Harimo urwibutso cyangwa se kubibutsa byanze bikunze ko aho hantu bari si iwabo, n'abashyitsi muri Egiputa n'abimukira, bagomba kuzataha bagasubira aho Imana yabasezeraniye. Kandi bagombaga kuzirikana ko, twabisomye mu bakurambere n'abahanuzi, aya magufwa yabibutsaga ko nanone isezerano ryo gucungurwa ari iry'ukuri, bakarikumbura, bakumva barinyotewe, bakumva nabo bifuje gakondo. Bivuze ngo Yosefu ntago yapfuye adasize ikintu kizajya kibutsa
bene wabo cyangwa se abamukomokaho n'abakomoka kuri bene se, ntabwo yapfuye atabasigiye kizajya kibibutsa ko bagomba gutaha. Ikintu muracyumva neza? Ni bangahe uyu munsi wa none no mu bitwa abana b'Imana cyangwa se mu bitwa abakristo bumva bakumbuye igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'uburuhukiro, igihugu tuzajyamo ahatazongera kuba ibyago ukundi? Ni bangahe barambiwe Egiputa y'iyi si nk'uko Yosefu yari ayirambiwe, ku buryo no mu magambo bavuga bakumbuza abandi kuzinu ku isi, bakazirikana ko hano atari iwacu, bagakumbura kuzataha igihugu cyiza? Ni bangahe? Pawulo yandikiye amagambo Tito, amwandikira nawe amagambo akomeye byerekana ko na Pawulo yaragundiriye icyo kintu cyo kuzirikana Kanani yo mu ijuru. Tito, urwandiko rwandikiwe Tito igice cya 2 umurongo wa 11, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Umurongo wa 13, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza wacu, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugurire, ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Pawulo abwira Tito ibi bintu, mwumva ukuntu yamubwiye. Mu magambo amubwiye ko ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwire ko ibyiringiro by'itorero ry'Imana ni ukugaruka kwa Yesu Kristo. Ni bangahe bakigundiriye ibyo byiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka kwa Yesu Kristo, atungutse ku bicu, aje kugororera abamukoreye bose, aje kugororera abemeye kumwakira bose. Yesu Kristo ari hafi kugaruka, ariko abiteguye ni bangahe? Ni bangahe bakigundiriye isezerano kandi bumva bafite umwete wo gukomeza abandi bantu, ndetse bakababwira ko isezerano ritazahera, ahubwo ibintu Imana yavuze bigomba gusohora. Turi kubona ko Yosefu ajya gupfa, yasize urwibutso rwibutsa bene wabo, rwibutsa Abisirayeli bari muri Egiputa, rubabwira ngo hano muri si wanyu, kandi isezerano ryo gucungurwa riri hafi. Iryo sezerano rigenda gusohora, muryizere byanze bikunze rizasohora, kugira ngo nabo bagire ibyiringiro by'uko bagomba kuzabona igihugu cy'isezerano Imana yabasezeranije. Iki kintu tucyumve neza. Abibwira abantu, ndetse arabarahiza ababwira ngo amagufwa yanjye muzayajyane, muzashyingure mugezeyo. Ubwo bivuze ngo uko muzajya muyakubita amaso, nimwiha kwirengagiza, mukirengagiza ko mugomba gutaha, mbasigiye ikintu muzajya mukubita amaso, mwareba amagufwa yanjye mwayitegereza, muzajya muhita mwibuka ko byanze bikunze mugomba gutaha, mukajya i Kanani, mukajya kuyashyingura, mukibuka ko iwanyu atari hano, iwanyu ari i Kanani. Dukeneye kuzirikana ibi bintu cyane. Yesu Kristo ari hafi gupfa, nawe yakomeje abigishwa be, yababwiye amagambo akomeye muri Yohana igice cyaho cya 14. Twabonye uburyo Yosefu agenda ashushanya Yesu Kristo. Ntabwo na Yesu yagiye ngo asige abigishwa be gutyo gusa, atabakomeje kandi atabakumbuje aho bagomba kuzataha. Yarababwiye ati, umurongo wa mbere, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngahondi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Mwumva iki kintu? Kandi aho njya inzira mugenje gute? Murayizi. Iki kintu cyagombaga gutera abigishwa ba Yesu kuzirikana ko
nabo bagomba kuzataha, ko Yesu agomba kuzagaruka akabajyana. Murongo wa 5, Toma aramubwira ati, databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Filipo aramubwira ati, databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data. Ni iki gitumye uvuga uti, twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere, mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Nukuri ndababwira yuko unyizera, imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njya kwa data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Yesu ari hafi gusubira mu ijuru, yasize yibukije intumwa ze, yibutsa abigishwa be, ababwira ko agiye kwa se, ariko ko agiye kubategurira aho nabo bazaba. Bwa mbere, mu kuba agiye kwa se, akaba yimukiye mu ijuru, cyangwa se akaba ahinduye aho yakoreraga umurimo. Niba yakoreraga umurimo mu isi, akaba agiye kuwukorera mu ijuru, akaba agiye gukomeza umurimo wo guhuza abantu n'Imana. Mu isi yari amaze kubacungura, noneho ajyanwa mu ijuru no kugira ngo abahongerere kandi akomeze kubahuza n'Imana, ndetse no kugira ngo umurimo w'urubanza nawo utangire. Mwibuke ko ibyo byose byagiye bibaho nk'uko twagiye tubyiga. Yarazamutse muri 31, ageze mu ijuru, yohereza Mwuka Wera nk'uko yabisezeranye, akorera ahera. Mu cya 844 ajya ahera cyane, akora umurimo wo guhongerera ubwoko bw'Imana, akora inshingano umutambyi mukuru yakoraga igihe yabaga ari ahera cyane. Ibyo bintu Yesu yarimo akora, nanone uwo murimo yakoraga ujyanye n'umurimo wo gutunganya imitima y'abantu, kugira ngo babe batunganirijwe kuzatura mu bwami bwo mu ijuru bw'ubwiza. Bivuze ngo bagombaga gusigara mu isi, ariko bizeye ko Yesu hari icyo ari gukora kandi kababereyeyo, hanyuma bagakumbura kuzataha igihugu cyiza cy'i Kanani, aho bazaba batagikora ibyaha. Icyaha cyararangiye, ibibi byararangiye. Ariko igihe yababwiraga ibyahantu, nanone yababwiye ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo igeza abantu mu bwami bwo mu ijuru. Kandi igihe yari mu isi, yarongeye arababwira ngo, uhereye none data mwaramubonye kandi muramuzi. Baramubwira bati, twereke data biraba bihagije. Yesu arababwira ati, umbonye ababonye data. Ni iki gituma muvuga ngo twereke data kandi mundeba? Umbonye ababonye data, kuko ibyo nkora simbikora ku bwanjye, ahubwo data uri muri njye niwe ukora imirimo ye. Namwe nimunyizera, imirimo nkora namwe muzayikora. Bivuze iki? Nk'uko Yosefu ari mu isi, ibyo yakoraga burya ntiyabikoraga ku bwe, ahubwo yabikoreshwaga n'Imana. Bivuze ngo Yosefu, uwo yari yizeye niwe wamukoreshaga. Kandi tubonye ko Yosefu yari icyitegererezo cya Yesu Kristo. Bivuze ngo natwe nitwizera Yesu, tubasha kuba mu isi ariko tugakora imirimo nk'iyo Kristo yakoraga. Ntago imirimo mvuga ari ukugenda ngo ujye gukora igitangaza, ugenda ubwira abantu bapfuye ngo nimuzuke muzuke muzuke. Oya, ahubwo ni imirimo yo gukiranuka, kumvira amategeko y'Imana. Yesu azaza abe muri wowe, asohoza ayo mategeko yose muri wowe. Kandi nk'uko Yosefu, uwo ari kumureba wese yari kubona ko atandukanye n'abandi bantu bagendera mu ngeso mbi, ni nako natwe bagomba kutureba, bagomba guhimbaza Imana, kuko baturebye bakatubonamo Kristo uturimo wikorera imirimo ye. Dukeneye kwakira Yesu Kristo, bityo n'imibereho yacu ubwayo ikaba itera abantu guhimbaza Imana, kandi ikabatera kwifuza kuzaba mu gihugu cyiza ahatazaba icyaha.
bene data, nimureke buri muntu wese yiyegurira Imana. Kandi niba wumva kugendera mu nzira y'Imana bikugoye, bwira Imana, yibwira uti njye ubwanjye sinshoboye no kugufata, ahubwo wowe mfata, kuko njye nkufashe nakurekura. Imana irahari kandi yiteguye kugushoboza. Uko yabishoboje abakurambere ba kera, ba Yosefu bigakunda bakagendera mu nzira y'Imana bigashoboka, ni nako n'ubundi natwe twabishobozwa muri iki gihe. Hanyuma natwe igihe Yesu azagaruka tukazaraganwa n'abera. Reka Imana idushoboze kubaho muri iyi si twitondera amategeko yayo yose, kandi twumvira Umwuka Wera mu nzira zose atuyoboyemo. Kandi nta handi atuyobora usibye mu ijambo ry'Imana, ndetse n'amategeko yose atavuyemo n'itegeko rya 4 ari ryo ririmo n'ubundi urwibutso rudukumbuza igihugu cy'i Kanani tugiye gutaha, aho tuzaba mu buruhukiro nta cyaha kikiriho. Imana idusohoreze ibi bintu, nibyo mbasabira nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Urakoze Data kubw'aya magambo meza, uhabwe icyubahiro. Wivugiye mu ijambo ryawe ko ukubonye ababonye Imana, kandi ungana n'ijambo ryawe bivuze ngo igihe turyiga tuba duhishuriwe Imana. Rero turifuza ko ibyo tuba dusomye natwe biza bikaba muri twebwe, kugira ngo ya mibereho wagaragaje ubwo wari mu isi natwe tujye tuyigaragaza igihe tukiri mu isi. Kandi uduhe kuzirikana ko uri hafi kugaruka tugataha. Uduhe umwiteguro wuzuye Data, kandi uduhe no kwiteguza abari mu isi bose, kugira ngo twese tuzabane muri Kanani yo mu ijuru. Uduhe umugisha, uduhe Umwuka wawe Wera, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.